Hello guys, nizere ko mbasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwe muri kutwumva kandi mwe mukomeje kubana natwe. Ese muri amahoro? Nje ndi amahoro. 2024 tuyisoje dute? 2024 numwaka waranzwe n'ibintu byinshi ari nabyo tugiye kugenda tugaruko tubicamo mu nshamake tubirebaho nk'abizera bitoro ry'abadventiste umunsi wa karindwi tureba natwe tuzaje tugira uruhare rwo gusangiza amakuru y'ibyaturanze muri make cyangwa se yibiba byaraturanze. Mbahaye ikaze rero mwe muri kudukurikira, mwe muri kubana natwe, mwe mugiye kubana natwe muri kino kiganiro. Nje ubatashya ndi mwene so Theophile Byukusenge, ako kantu muzajye mukazirikana. Ariko mbere yuko mbabwira top 10 cyangwa se indirimbo 10 zakunzwe mu mwaka wa 2024, nshaka kwibira ibanga aba producer barimo ba Jafeti, barimo ba Evariste, barimo n'abandi basanzwe batunganya imiziki. Ndaharakana nshaka kubabura cyangwa se hari ikintu nshaka kubibira muri kino kiganiro, muze kuba hafi kugira ngo tubane. Mbaye ikaze rero mbere yuko mvuga top 10 cyangwa se byiza byaranze umwaka wa 2024, mu nyemerere mbabwire ngo inkuru zaranze uyu mwaka ni nziza ariko harimo n'izatubabaje. Ntabwo twakirengagiza ko uyu mwaka wa 2024 twabuzemo muzehe inzu y'ibitabo Ezra Mpyisi, umwe mu bakoreye itorero, umwe mu babaye hafi y'itorero, umwe mu bashimishije abatari bake mu banyarwanda muri rusange. Uyu ntago twamwibagirwa ko yasinziriye muri 2024. Ntago twakirengagiza kandi cyangwa se ngo twibagirwe ko korali Ubugingo Bushya babuze umuririmbyi wabo Nyiransabimana Apofia. Uyu kandi akaba ari umwe mu baririmbyi bari bashya muri korali. Mukomere kandi mushikame ntwari zacu baririmbyi, twizeye ko abasinziriye bizeye mu gitondo cy'umuzuko vuba gato tuzababona kandi tukababonana ibyishimo, tukabategerezanya umunezero. Reka twizere ko abo ngabo tuzaba turi kumwe. Rero reka mbasuhuze, ariko kandi reka nihanganishe bikomeye cyane korali abatwara mucyo kubwo kubura Azariya, korali Tugisiyoni nayo nuko, nandi makorali menshi yabuze intwari. Mukomere mwihangana, abo nibo tubashije kwibuka, ariko kandi Nyagasana akomeze kutuba hafi, akomeze kutubaho. Niyo mpamvu iteka niteka tubabwira ngo ni byiza ibintu biba byabaye kugira archive cyangwa se kugira aho bibikwa, biba urugero rwiza, biba memory zitazigera yibagirana mu mateka y'abantu, mu mateka y'abanyarwanda, mu mateka y'imitwe y'abantu bagiye batandukanye. Ibyo bikadufasha kugira ngo tuzajye tuzirikana intwari zacu mu buryo bugiye butandukanye. Mbaye ikaze rero mu kiganiro top 10 mu ndirimbo 10 zarebwe cyane mu mwaka w'ibihumbi 2024 2024. Mbabwira ko iyi ndirimbo iri kuduherekeza ni indirimbo yitwa Bimuharire by New City hariya Ruhanga. Ni korali nayo iri kuzamuka neza cyane guhera mu mwaka 2024. Twavuga ko iri gukora kandi iri kujya ifite performance nziza cyane. Reka tubashimire New City aho muri. God bless you, mukomeze gukora, n'ababakurikira mwese mukomeze kugubwa neza. Mbabwira ngo mukomeze gusubscribinga aya makorali nandi tuba tubabwira kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza. Bitwa New City mu ndirimbo yitwa Bimuharire. Bimuharire byose arabishoboye, byose nta na kimwe adashobora. Reka tureke kubatinda rero dukomeze tugende ku mwanya wa 10. Ariko mbere yuko mvuga ku mwanya wa 10 ntago nabura kwihanganisha korali The Way of Hope. Yakoze byinshi byiza muri mwaka 2024, yakoze ibitaramo, yakoze indirimbo mwakunze, yakoze agafu, yakoze ni nyinshi ntabwo twazirondora, ariko finali byaje kurangira channel yabo yatatswe n'abahakazi
birangira uyu munsi wa none twakabe ko tubafite muri runo rutonde, ariko kubera ko tutazi ngo imibare yabo uyu munsi wa none ni iyihe byatumye tutabagarukaho. Ariko mbabwira ngo The Way of Hope mukomere kandi muhora n'ibyiringiro byo kuri Yesu Kristo, we ubakomeza ubatera imbaraga, ubaha imbaraga zo gukora. Mu by'ukuri ni byinshi. So muri kino kiganiro amakorari muzi mukunda mutarabasha kumvamo bitewe n'impamvu, kuko iyo dutegura kino kiganiro tureba performance, tureba uko performance zibigaragarira amaso yacu, zibigaragarira amaso y'abantu. Hari ubwo abantu bakora ngo twebwe ngo dufite ngizina rikomeye, ngo twebwe dufite ngizina rimeze ritya, ngo ubwo ntago tubasha nyine kwitwara dutya. No, ibyo ntago. Iyi si ya digital cyangwa se urugendo turimo turashaka kugira ngo dukore, tuvuge ubutumwa. Murabizi neza ko abantu bakuriye mu byaro hari igihe cyageraga, ndakeka ko n'ubu ngubu bikiriho, hari igihe cyageraga hakabaho ibihe byo kureba ngo amakorari uyu mwaka yakoze ate agahembwa. Mu mujyi ibi bintu kuki bitaba? Ibi bintu bitera courage, bitera motivation y'amakorari, motivation y'abahimbyi, nkuko dukeneye kugira ngo ahari dukeneye, nubwo mu by'Imana ibintu bidashoboka ariko biranashoboka. Dukeneye abasponsa bashobora gusapotinga amakorari, aba influencer bagiye batandukanye bakorera kuri media. Twese dukeneye abaza kudusapotinga. Rero twavuga ko icyo nari ndi kuvuga, dukeneye kumva ngo amakorari aba yarahiza andi mu gukora ibikorwa iby'ivugabutumwa, iby'umurimo. Ayo makorari akagaragara. Icyiciro muri rusange riturebera uburyo icyiciro cyajyaho, ntabwo ari sintekereza ko cyazana amashyari mu itorero, sintekereza ko cyazana amashyari mu makorari, ahubwo ni ukuvuga ngo uko hahembwa, ko tureba ibyiciro by'itorero bihembwa ngo aba babaye abatabazi, aba basaruye byinshi. Kubera iki amakorari yatitabwaho cyane kugira ngo aya makorari aba yarafashe? Twabonye icyiciro cya Mifemo gikora ubutabazi, gikora amavuna mu mwaka 2024 hariya Samuduha cyakoze amavuna. Twabonye korari izindi zakoze amavuna twabashije kwatendingana nizihera, ariko hari amakorari menshi na Rogeti. Wow, nari mbibagiwe. Ni groupe, iyi si korari ni groupe imaze igihe gito cyane yakoze ivuna. Aya makorari nk'aya abategura ibikorwa nk'ibi ngibi abagomba gushyirwa muri archive. Mbasaba kugira ngo mwebwe muba mufite ibikorwa nk'ibi ngibi, mbabwira ngo mufite ibikorwa nk'ibi ngibi muzajye mutubwira, kugira ngo ibikorwa byanyu byibuza basi hagira abantu babashimira, babatera inkunga. Reka mbabwira ngo mu mwaka 2025 New City bafite ivuna mu kwezi kwa gatatu. Babwire ngo abari hariya Ruhanga ni ivuna rizakorwa n'ababwiriza n'umubwiriza tutarabasha kumenya, bataradutangariza. Katwinyarukire karakanyuzemo, ariko ibyo bintu bigiye biba byazadufasha, byazadukomeza muri runo rugendo. Way of Hope nari maze kubihanganisha. Ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga korari yitwa Yakoze Ibigwi, ni Nyabigwi, ni Nyabitendo mu buryo bugiye butandukanye. Bakuririmbiye Zenguruka Yeriko. Ariko inkuru nziza, dukeneye kubona indirimbo nka Zenguruka Yeriko mwayikoreye remix, video nshya. Hari indirimbo mufite nyinshi muri kuduhereza inshyashya n'ibyo, ariko hari indirimbo mufite mwajyaga muperforminga ahantu henshi. Hari ibindi bintu abaririmbyi bishizemo ngo uko aba YouTubers bafata indirimbo zabo kenshi ngo niko ngo babura ngo karite. No, hari indirimbo inkuru nziza bafite za trendinze kandi nzi neza ko za performingwa ahantu henshi. Ibi bintu rero abantu babigiriye inyigo, nababwiza ukuri
barabicira. Reka twigendere ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga korali yitwa Inkuru Nziza mu ndirimbo yabo nziza cyane bise Ndagufubitse. Ni indirimbo kandi yakozwe na producer Oasis cyangwa se Pascal Pro cyangwa se inzu itunganya umuziki itunganya amashusho Oasis. Aba rero ni bamwe mu bakora amashusho bakoze iyi ndirimbo yitwa Ndagufubitse mu ndirimbo nziza cyane. Indirimbo kandi ikaba yaramaze gukurikirwa n'abagera ku bihumbi 154 n'abantu bagera kuri 25 nibo bamaze kureba indirimbo ngo twakoraga kino kiganiro. Ndibutsa ko ushobora kujya kureba kino kiganiro ukareba indirimbo ugasanga yaraboostinze cyangwa se yarazamutse. Ntabwo ari twe tutazi imibare, ntabwo ari twe twarebye nabi, ariko bikwereka update y'ibintu uko bigenda rushaho kuzamuka. Imana itanga umugisha, kuko mbabwira ngo ubwo twateguraga uru rutonde mu mwaka wa 2024 turureba, ntabwo ari ku uyu munsi wa none twongeye kwa updatinga tureba ngo ese uru rutonde ko twariteguye uyu munsi wa none niko rukiri. Reka twigendere mbabwira ko indirimbo iri kuduherekeza ni indirimbo yitwa Bimuharire by New City. Mbese mumeze neza, ibintu ni amahoro, ibintu ni umugisha. Reka twigendere kandi nyuma y'Inkuru Nziza turasa kuhasanga korali yitwa Junior Ambassadors. Ngira ngo hari aha, reka tuhashyire akadomo mbere. Mwabonye ko twajyaga tubahereza indirimbo tukababwira ngo indirimbo izi nizi tukazicuranga, ariko twaje gusanga ku ruhande rumwe bitera ibibazo. Turavuga tutireka tuzajye tuzibabwira, tuzibasomere, tubabwire details, tubabwire buri kimwe cyose, tubabwire ama subscribers. Tuzabategurira ikindi kiganiro nacyo kiri mu zindi gifite indi topic, ariko ikingenzi nuko dukorana neza kandi mu buryo bwiza. Ntabwo twakibagirwa korali muri uyu mwaka, kandi korali yitwa Abanyamugisha yaduhaye indirimbo nziza cyane, nubwo zitaboostinze, nubwo zitageze kure, ariko Abanyamugisha nayo ni korali navuga ko yakoze neza cyane. Ubwo ndi kubabwira ngo tugende neza cyane. Ku mwanya rero wa 9 twe tuje kwasanga korali yitwa Junior Ambassadors mu ndirimbo yitwa Umwami Ukomeye, aho yamaze kurebwa n'abagera ku bihumbi 171 n'abantu bagera kuri 50 n'abantu bagera kuri 606. Ubwo twakoraga kino kiganiro cyangwa se ubwo twateguraga iyi top 10 nuko iyi ndirimbo yari imeze. Ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga korali yitwa New Hope. Ni korali twavuga ko nayo itari iri ku boostinga, nikore hariya Galilaya New Hope. Abarimo ba Klenia, abarimo inshuti zanjye mwese murimo ndabasuje cyane, abari mu Nkuru Nziza, abarimo Jackson, abarimo Rebecca inshuti yanjye, abarimo ba Eric, abarimo ba Sympathique, abarimo kari benshi ba Philippe ubu yabaye ngo pro. Abantu mukora imiziki, abantu mufite amashusho, umuntu witwa Philippe ni umwe mu baririmba ijwi rya base muri korali Inkuru Nziza. Nari mbyibagiye kabisa ku Chapeau Blo turabibona, kandi jya mbere. Ni byiza kugira aho uva, ni byiza gustragolinga, ni byiza gutera intambwe kugira ngo ugere aho uva. Rero abantu bazi amakorali muzi ba Philippe cyangwa se abantu muzi Filipo mu mugane, abakorera amashusho, abakorera audio mu buryo bugiye butandukanye. Ndabasuje rero, reka twikomereze n'ikiganiro no kwamamaza nabyo biba bikeneye kugira ngo muri kino kiganiro kugira ngo turusheho kujya mbere. So ahubwo muri hehe kugira ngo tuzajye muzajye mutwishyura nyaboneka, natwe dukeneye kujya mbere. Niba ari ahantu tudakundirana, navuga ko tudafitanye urukundo, ni muri bino bintu dukora twebwe ubwacu. Dukeneye abantu aba diaspora bari hanze mutubwire ngo ese Theophile urabura iki? Amashusho yawe aruzuye afite karite, amajwi yawe afite karite, ufite ibikoresho byose, tugusupporting ujye mbere. Ibi bintu turabikeneye. Rero reka twigire ku mwanya wa 8 nkuko nari mbabwiye. Ni korali yitwa New Hope ya hariya Galilaya, ni hariya ku Kibuye. Ni korali twavuga ko kuva
zamani kuva kure cyane, bityo bagakora indirimbo yakunzwe cyane. Iyi ndirimbo yitwa umpindure mushya, indirimbo yarebwe n'abagera ku bihumbi 219 n'abantu 603 nibo barebye iyi ndirimbo ubwo twakoraga ikiganiro Coup de chapeau kuri New Hope, Coup de chapeau kuri mwe baririmbyi dukunda muyibarizwamo. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi 2025 nayo tubitegemo byinshi kandi bigiye bitandukanye. Reka twikomereze n'ikiganiro tubabwira ngo top 10. Mbabwira ngo ushobora kurikira kino kiganiro utazi ngo tubikora duti. Wowe basi gerageza ugende usubiza inyuma usubiza imbere, wumve uko twagiye dukurikira. Twahereye ku bihumbi 150 tugera ku 170, tugeze sasa dutangiye kugira mu ndirimbo zahize izindi cyane. Noneho ese uri tayari? Twikomereze babwira ngo Kwiringira TV tubafite gahunda, tubafite service yo kubakorera amashusho, tubafite service yo kubakorera ama live streaming. Ibyo byose mwatwandikira kuri 078 cyangwa mukaduhamagara 078 mutugane kugira ngo mube abasponsor, mudutere inkunga nyaboneka kugira ngo tugire ibikorwa byinshi. Dukeneye kubaka studio ifite imbaraga, dukeneye kubaka n'ibindi. Reka twigire ku mwanya wa 7. Twatuvuye ku mwanya wa mbere aho tuhasanze korali yitwa New Hope. Reka tugiye ku mwanya wa 7 tuhasanga korali iri guperforminga neza cyane. Ni bamwe mu basore ngira ngo uyu munsi wa none hari nabo batajya bakorana na media cyane, rimwe na rimwe sinzi uko babyumva, sinzi uko babifata, sinzi uko babigendamo, ariko dukeneye kubabona, dukeneye kubumva. Ngira ngo hari niba tubavuga uyu munsi wa none muri kino kiganiro cyangwa se tukabavuga, nuko tuba tubona performance yanyu, nuko tuba tubona imikorere yanyu. Bityo rero ntago dukeneye gukomeza kubabona nk'abantu baraho, dukeneye kubaha n'abandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Bitwa The Clarion, ni abasore baririmba neza cyane, barikora imiziki myiza cyane. Ngira ngo aha muri ino korali harimo uwitwa Mpano Elize, harimo uwitwa Olivier ndetse n'abandi. Aba ni bamwe mu ba producer nabo mwabagana bakabakorera imiziki myiza cyane. Nyivuga kuri bano bantu bakora imiziki, reka nari nigeze kuvuga ngo nshaka guhereza inama abantu bakora imiziki mu itorero ryacu, kuko iki kiganiro ni ikiganiro tuba tugomba kungukiramo ibintu byinshi, tuba tugomba gukoramo ibintu byinshi. Ubwo ndabwira ba Mpano Elize, ndabwira ba Philippe nari maze kuvuga, ndabwira ba Alois, ndabwira ba Eva, ndabwira n'abandi ba Ntaki. Uyu Ntaki Pro nawe ni umwe mu baririmbyi beza cyane, abitwa ba Amoni n'abandi. Mwumva kino kiganiro ndabizi neza ko mucyumva, kuko mubaye mwumva iterambere ry'abaririmbyi, mubaye mwumva iterambere ry'imiziki mukora hirgenda iri kugenda performinga. Mwajya mufata umwanya mukumva ko tubashimira cyane, mwe mugira uruhare kugira ngo iyi miziki itugereho, tubona amashusho meza, bityo dukora kino kiganiro. Dukeneye kubona ubumwe bwanyu, dukeneye kumva ngo indirimbo yanditswe na Japhet, imasteringwa na James, sibyo? Ibi turabibona. Dukeneye kongera kubona abaproducer by'umwihariko b'amaudio muhuriza ku kintu kimwe, mukavuga ngo media yacu, industry yacu tugomba kuyubaka dute. Ese dufite groupe duhuriramo nk'abaproducer b'amaudio, dufite groupe duhuriramo nk'abaproducer b'amavideo? Bityo ibyo bintu nibibaho nta shyari tuzagirana, nta rwango. Yego kuva kera twavuga ngo kuva kera ishyari ryahozeho, kuva isi yaremwa, no muri Edeni ishyari ryahozeho. Satani yagiriye Adamu na Eva ishyari, Kaini na Abeli gutyo birabokama. Ariko mureke dutere intambwe ituganisha ku kintu cyiza, duharanire ibyiza. Aba content creator, abanyamakuru mu itorero ry'Abadventiste, aba influencer mu buryo bugiye butandukanye, abo bantu dufitanye ubumwe. Nitugirana ubumwe rero, abo dukorera bazaba abantu bari strong, ibyo bashaka bazabibona.
ariko abaririmbyi namwe mureke kwishyira hejuru ngo mukabye. Ntabwo nabavuga ngo mba missioning, ariko mureke kwishyira hejuru, reka twikomereze. Declaration rero nk'uko nari kubabwira ni imwe muri korali ihagaze neza cyane muri mwaka 2024 na 2025 cyane ko ziri gukora cyane. Declaration bafite indirimbo nyinshi bise ni muri titre bise niki watanze, ariko muri iyi link cyangwa se muri iyi titre harimo amakorasi menshi yandi makora agiye atandukanye. Korali navuga ko ihagaze neza mu marepetition meze neza cyane, aho iyi titre cyangwa se iyi bise ngo niki watanze yaririmbwe yakunzwe n'abagera ku bihumbi 222 ndetse n'abantu 375 n'abantu 375 nibo bamaze kureba iyi ndirimbo ya Declaration. Reka twirukange cyane tuze ku mwanya wa 6, tugeze mu rugamba rukomeye cyane. Ukunde yihe? Ese wowe ni iki wumva? Nababwiye ngo ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga korali yitwa Abahamya ba Yesu. Ni korali yitwa Abahamya ba Yesu hariya ku Muhima mu ndirimbo yiswe Ibihe Bikomeye. Ndagira ngo mbabwire, indirimbo Ibihe Bikomeye watangiye kuyumva ryari? Watangiye kuyumva kuri platform ryari zigiye zitandukanye? Ndetse ndagira ngo mbibiri banga aya makorali, ndabizi neza ko abenshi mukora YouTube muri gucuruza indirimbo zanyu, benshi tubyita ivuga butumwa benshi, ariko bibaye ari ivuga butumwa ntabwo ishyaka mugira muri bino bintu riba muri mu mashyaka mugirira itorero. Tujye twihangana tubwiza abantu kuri buryo ukuri kurubaka, ukuri kurafasha, kuko bibaye ari ivuga butumwa tujye tureka guca ibintu ku mayange. Bibaye ari ivuga butumwa ntabwo amashyari tubona mugirirana muri uno murimo mwakabaye kuba muyagirirana. Ariko ndashaka kubabaza, mbere YouTube uca nitaraza mwakoraga umurimo mu ibintu bitaraza. Ku mwanya wa 6 tuzaza kuhasanga korali Abahamya ba Yesu. Murabazi, turabazi, bakoze byinshi. Ni indirimbo yiswe Ibihe Bikomeye. Ku mwanya wa 6 bafite indirimbo rero yakunzwe Ibihe Bikomeye, aho iyi ndirimbo yarebwe n'abagera ku bihumbi 266 n'abantu 556 nibo barebye iyi ndirimbo ubwo twakoraga kino kiganiro. Ni indirimbo yitwa Ibihe Bikomeye ku mwanya wa 6 mu ndirimbo zarebwe cyane muri uyu mwaka wa 2024 cyangwa se muri mwaka 2024 2025. Bimeze biteka twumve aka karirimbo gato cyane kitwa Bimuharire. Mwakomeje kugenda mubona amashusho mwumvaho gakeya, ariko reka nkazamure nkongere volume mwumva uburyo ari keza, ubundi dukomeze n'ikiganiro. Mbibutsa ko Kwiringira TV tubafitiye live streaming, tubafitiye kubafotora mu bukwe no mu bitaramo, tubafitiye kuba coveringira ibitaramo, tubafite ndetse no kubakorera indirimbo mu buryo bw'amashusho. Mutugane kuri 0788108759. Turacyari mu ndirimbo 10 zakunzwe zarebwe cyane muri uyu mwaka wa 2024. Ese muri tayari? Murumva iki kiganiro kitabishye kubera tudafitemo abasponsor? Dukeneye kumva ngo bakana kabaduteye inkunga, korali runaka yaduteye inkunga muri uyu mwaka. Dukeneye kubyumva, amakorali mwisubireho, turabafasha byinshi bigiye bitandukanye. Dukeneye ko namwe muza mukadutera inkunga, mukavuga ngo Kwiringira TV tugiye kuyitera inkunga. Ntabwo twabara kuvuga ngo ariko reka tunashimira iyi korali yitwa New City, nubwo itaje muri top 10 ariko ni korali imwe muri korali itera inkunga Kwiringira TV mu buryo bukomeye cyane, Reka twimvire indirimbo rero dukomeze n'ikiganiro cyacu. Reka mbashimagize kuko nabo umugisha abadufasha tujye tubashima muri byose kandi mu buryo bugiye butandukanye. Ndaza no gushimira abakunzi ba Kwiringira TV aho muri mutuje cyane. Reka dukomeze. Yaranesheje Bimuharire, arashoboye Yesu wacu nakangwa n'indwara.
ukeka ko byatinze kugutabara, ukibwira uti Imana ukibonetse, ndababazwa n'umubiri, oh sinekanye namba, ukagira ngo Imana nikumva mbega ngo amarira aratemba ku matama yawe, umuryango ukababara bikabije, n'inshuti zikagusura zigapfukama zisaba Imana ngo Mana kiza umugaragu wawe, ariko Uwiteka ateze amatwi, ahengetse umusaya yumva gusenga bimuharira. Indirimbo nziza cyane, ntago ndaza gutinda, ngira ngo nsigaranye iminota mike cyane kugira ngo mvugemo indirimbo 5 zisigaye. Iyo ni umukobwa w'intwari, ni umukobwa ufite ubushobozi, ni umukobwa uyu munsi ugiye kurongorwa, yitwa Vumiliya Mfitimana. Muri kuno kwezi, muri uno mwaka afitemo ubukwe, mbabwira ngo guys, aho muri mu buryo bugiye butandukanye kino kiganiro, nizere ko uzitabira ubukwe bw'umuhanzi Vumiliya Mfitimana, uzabwitabira. Yakoze byinshi bigiye bitandukanye. Vumiliya Mfitimana yakoze indirimbo yitwa Igihe Cyiza Cyo Gusenga. Ibaze ko indirimbo itangiye ibaye ya nyuma, ibaye ya mbere mu ndirimbo 5 zakunzwe muri uyu mwaka wa 2024, kandi ni indirimbo wakunze wabyirutse usoma mu gitabo, indirimbo yitwa Igihe Cyiza Cyo Gusenga. Indirimbo yabaye ya 5, iba mu ndirimbo za mbere zakunzwe, twashize kuri runo rutonde zakunzwe muri uno mwaka wa 2025. Indirimbo yitwa Igihe Cyiza Cyo Gusenga y'umuririmbyi Vumiliya Mfitimana yarebwe n'abagera ku bihumbi 337 n'abantu 99 n'abantu 999, sorry, niyo barebye indirimbo yitwa Igihe Cyiza Cyo Gusenga. Ibihumbi 337 n'abantu 900, hafi igiye kuzuza ibihumbi 338. Ni indirimbo twavuga ko yaperforminze neza cyane. Urabyumva ute? Twirukanke twigire muri korali nayo ihagaze neza, imeze neza cyane, ariko namwe dukeneye kugira ngo mube abaterankunga bakuru bakwiringira TV, namwe mutujoininge muze. Iyo abantu bamaze kuba abastari bindi ntago nzi ikibitera, nago tuzi ikibitera. Rero ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga korali yitwa Kugana Yesu, mu ndirimbo yitwa Yosia. Nsuhuze abarimo ba Susan, Moise, Mado. Ubu Mado nawe yabaye umuhanzi ku giti cye, ariko namwe dukeneye kumva ngo performance yanyu ihagaze gute. Rero ariko Kugana Yesu mu ndirimbo yitwa Yosia, aho yamaze kurebwa n'abagera ku bihumbi 536, ibihumbi 536 n'abantu 333 nibo bamaze kureba iyi ndirimbo ku rukuta rwabo rwa YouTube. Aya makuru twamaze kuvuga mu rusho kugenda mu ya subscribinga kugira ngo ibintu rusho kugenda bigenda neza. Guys, nizere ko mukomeje kugenda neza, ibintu ari amahoro. 2025 uzaba umwaka w'imigisha kuri twebwe. Tubona aba sponsor benshi nka Kwiringira TV, ntago nabura kudashimira abakunzi ba Kwiringira TV, by'umwihariko baba muri groupe ya Kwiringira TV. Ndabizi ko murimo mudukunda muri benshi, niyo mpamvu namwe mbashimiye mu makorari, mu ndirimbo zarebwe cyane muri top 10. Ndabashimira cyane, mwaradusapontinze, mwumvise amajwi meza dusigaye dufite uyu munsi wa none. Abakunzi ba Kwiringira TV babigize mu ruhare, mwabonye amashusho meza dusigaye dufite uyu munsi wa none. Abakunzi bari muri groupe bo baritoranyije bavuga ati reka turebe icyo twakora. Hari n'abahize batahiguye, hari abahize bahiguye. Mwese God bless you, umugisha kuri mwebwe. Ariko icyo mbashimira nicyo ngicyo mwarakoze cyane, ntago nabura kutabashimira. Icyo nicyo kintu twabashije kugeraho muri umwaka wa 2024. Natwe twahinduye byinshi, amajwi yarakosotse, tubafatira ibibwirizwa bimeze neza
cyane ndaza kubashimira abantu by'umwihariko. Tujye ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga korali yitwa Abiyemeje. Aba ni bamwe mu bagabo barimba indirimbo z'ikinyarwanda. Mu gihe ndi kuvuga Abiyemeje ndaza no gukomeza kuvuga ngo korali Urugero, abantu b'Igisenyi, abayobozi abaredazi bayobora ari iriya firidi. Iyi korali ko yakoze byinshi, ko yakoze umurimo, ari nayo mpamvu nahere mvuga ngo abayobozi aba elders twajya dusigasira aba baririmbye ko bakoze byinshi, aba baririmbye ko bakoze umurimo ukomeye cyane, twajya tubaha respect bakwiriye, tukabubaha niba y'ibyo bakeneye, tukaborohereza. Hari igihe usanga abayobozi aba elders nyaboneka mugora aba baririmbye kandi nyamara babafasha mu nshingano. Twibaze korali dafi ibi bintu ndi kubivuga mbabaye mu maso yanjye mfite ikiniga gikome cyinshi. Aba bantu ko tutabafite ko tudafite korali, nyaboneka ko itorero ritaba ari itorero ryuzuye, ryaba ari itorero ryuzuye. Ariko mwibuke kuba korali nayo ihari nabyo biri kudufasha kuba ari dufite korali, dufite itorero ryuzuye. Iyi Abiyemeje nimwe muri korali y'abagabo ntabwo barizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi bafite indirimbo yitwa Ibigabo Binini. Abantu badukurikiye bari muri Kongo, abantu badukurikiye bari Gisenyi, mutubwirire Abiyemeje ko Kwiringira TV tubaha respect, tubashima cyane. Mu baduhereye link mubabwire ngo Kwiringira TV barabashima. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga korali yitwa Biri Kunshimisha. Ntabwo muri kumva uburyo biri kunezeza. Uyu munsi mu bagabo byambabaje cyane, ari umuhanzi nabonye witwa Manirumva Jean Bosco, nawe aho muri abantu bari hari Igisenyi mu mushime cyane kuba yarahisemo kudacecekana na korali Urugero, ahubwo akaza akatura akaririmba. Uyu munsi wa none amateka ya korali Urugero twavuga ko ntayo dufite, turayakeneye kugira ngo tuyabike byibuza. Intwari mwararirimbye indirimbo nyinshi, Ikigori cya Marizongo, ikigo umva ngo biranurira we, hariya si bo bayirimbye iyo ndirimbo ra, iyo mbonye ikigori cya Marizori binyibutsa, indirimbo nk'izo. So rero ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga korali yitwa Inyenyeri z'Ijuru. Mbabwira ngo ni indirimbo nziza cyane, n'abaririmbyi beza cyane, n'abaririmbyi bamaze imyaka itari myinshi, bamaze imyaka myinshi bakora uyu murimo. Biranezeza cyane kuba muri top 10 mu makorali azi imbere cyane. Uyu munsi none hari kuzamo korali y'abagabo. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga korali yitwa Inyenyeri z'Ijuru, aho bari turimba indirimbo yitwa Imbabazi, aho yarebwe n'abantu bagera ku 938 n'abantu 209. God bless Inyenyeri z'Ijuru, God bless you. Nubwo tutarabakira ngo muze tubabone nka Kwiringira TV tuganire namwe, ariko tubashima uruhare mugira, tubashima uruhare rugira. Icyo ibanga nabibira, nyaboneka ubwamamara ubustari ntibuzabatere kwihenura, ntibuzabatere kwiyumva. Iyo dukora kino kiganiro tugerageza guhereza inama abaririmbyi, tukabaha inama. Kwihenura byoreka abatari bake, kwihenura kwiyumva bituma amakorali menshi agwa mu mutego ukomeye cyane. Ibyo bintu ntizabarange. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga korali yitwa Ambassadors mu ndirimbo yitwa Ntacyamunanira. Reka dufunike ikiganiro cyacu tubabwira ngo umwaka mushya muhire wa 2025. Iyi ndirimbo kandi yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 1,371 n'abantu 85 ubwo twakoraga kino kiganiro. God bless umwe mwatwumvise, God bless umwe mwadukurikiye. Dushimire New City mu ndirimbo nziza bimuharire indirimbo yaduherekeje muri kino kiganiro. Babwira ngo New City nongera kwibutsa ko ni bamwe mu batera nkunga bacu. New City ni bamwe mu bantu badufasha muri byinshi bigiye bitandukanye. Reka tubashimire, dushimire abakunzi ba Kwiringira TV bari muri groupe. Ndabashimira cyane abatera nkunga bacu bakuru, nimwe mudufasha kuba abantu bumva amajwi menzu umunsi wa none, kuba abantu benshi mukurikira ibintu byiza bya Kwiringira TV. Tubikesha abakunzi bacu. Ntago twabura gushimira Edda Musoni Flavier, warakoze cyane kubana natwe mu mwaka wa 2024 mu byigisho byinshi cyane twakoranye. Twakoze ubutumwa, twirukanse imisozi, twaraye amajoro,
twaragendanye. Elda Musoni Flavier, God bless, Imana iguhe umugisha. Mujwi mu gihe mfite ijwi ryihumeka, Theophile nzajya ngushimira iteka. Ntabwo nabura gushimira umubwiriza butumwa bwiza Mada niyo mufasha Louise, warakoze cyane. Uyu mwaka 2024 2024 babwiriza beza twarakoranye. Ntabwo nabura gushimira ababwiriza bagiye batandukanye twagiye dukorana umurimo. Mwongere muvuge ngo uyu munsi wa none kuri social media hari benshi bari kuhangirikira, ariko wowe ugifite ijwi ryavuga, ryatesha, ryahugura, uracyafite umumaro, uracyafite agaciro ko kugira ngo nawe ugire ibyo wakora byatuma bagenzi bawe bakizwa, bamenya Imana. Uyu munsi dufite ikibazo cy'uko abakora ivuga butumwa ryo kuri murandasi uyu munsi dufatwa nk'ibirara, dufatwa nk'abantu badakora ibyo Uwiteka ashaka, dufatwa nk'abantu basebya itorero, ariko siko biri. Turi mu bantu bafashe itorero mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Kuri nge numva hari icyo mwagakwiye kudusapotinga. Buri kimwe cyose turakimenyera, ntabwo ndi kubatakira, ntabwo ndi kubaganyira, ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwarakoze cyane, mwe mwaduhaye umwanya mukemera ko ubutumwa bwiza mufite butambuka. Bakorari baririmbyi twakoranye muri 2024 mwarakoze cyane, Imana ibaha umugisha. By'umwihariko New City, Kugana Yesu, n'andi makorari New Hope, The Way of Hope, Inkuru Nziza, El Shaddai, nandi. Ntabwo nakibagirwa ijoro ryari ry'umugisha cyane, ryabaye ry'umugisha, ryateguwe n'icyiciro cy'amakorari hariya mu Bibare, murabyibuka, ryitwaga ngo uticaniye ntiyashobora gucanira undi. Abo babwiriza nemaze gushimira, twari kumwe, twararanye ijoro, mwarakoze cyane, ndabyibuka. Abo twari kumwe murabyibuka. Ntabwo nabura gushimira kandi korari Ubugingo Bushya, mbihanganisha, twarabanye. Mifemu Samuduha, twarabanye, mwarakoze cyane. Ntabwo nabura gushimira itorero rya Enrak 2024, mwarakoze cyane. Itorero rya Kacyiru 2024, mwarakoze cyane. Itorero rya Hermes 2024, mwarakoze cyane. Korari Tugisiyoni 2024, mwarakoze cyane. Abo ni bamwe mu bantu b'intwari twakoranye cyane muri uyu mwaka. Ntabwo nabarondora. Korari yitwa Group, uyu munsi wabaye korari yitwa Narrowgate, mwarakoze cyane. John Bagabe, nawe nibagiye kugushimira, umwe mu basaponsa cyangwa se mu baterankunga bakomeye cyane bakwiringira TV dufite. Warakoze cyane, inama n'ibitekerezo, umutungo wawe warakoze cyane. Narrowgate, God bless you, God bless you, God bless you. Reka nsoze mbashimira mwe mwese twakoranye, abongejeje ibitekerezo, abaririmbyi nk'abavumiriya, mwarakoze cyane, n'abandi mwatwimye platform, nabo twimye platform, mutubabarire. Ntabwo ari ukubera twebwe, ntabwo ari ukubera ibindi, ariko Imana muhumure uyu mwaka. Abo twimye platform, abo tutabona umwanya wo gukorana, abo mwanzi ko dukorana, God bless mwese. 2024 2025 Imana izaduhire twese, ibintu bizaba amahoro, ndiho cyangwa ntakiriho. God bless you, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nitwa Theophile mu kiganiro Top 10. Ijuru rizamanuka kandi ritsinde, uhaguruke ku bisasiro byawe, ushima Umwami Yesu. Uwo nguwo arashoboye, gira kwizera kandi ntushidikanye ku bushobozi bw'ijuru. Yesu arakiza, uwo nguwo arashoboye.
urabishoboye, gira kwizera kandi ntushidikanye ku bushobozi bw'ijuru. Yesu arakiza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.